Charire muri Gande rwose mpa akamenyetso niyo ka umwe mu bagabo bakomeye bamwita Murigande Charles akaba yabwije ukuri nyakubahwa perezida wa Repubulika ubwo yamubwiraga atarya indimi cyangwa se adategwa amwe mu magambo akomeye abayobozi bo hejuru bagenda bakorera bamwe mu bo bayoboye cyangwa se mu nzego zo hasi. Ndagira ngo munyemerere turamburiye inkuru naho nge mugiye kubana ni Mr Nkusi nk'ibisanzwe iyi bakayita Ineza G ikaze. Charire muri Gande rwose mpa akamenyetso niyo kaba ari kamwe gusa dufite iki kibazo tugishakira umuti naho ubundi karabaye. Ikibazo nge mbona twigeze no kukiganiraho mu kiganiro twagize. Ikibazo ni ubuyobozi bubi, tugira abayobozi bikunda badakunda abo bayobora. Ikibazo gikomeye, abantu ntabwo bakunda abo bayobora, bajya mu buyobozi bashaka kwikiza. Ubundi umuyobozi nyawe arya nyuma, leaders eat last, ariko dufite abayobozi who eat fast kandi ntibasigaze. Nicyo kibazo dufite muri Afrika kinini, barya fast and alone bonyine bagira uwo basigira. Numva icyo ari cyo kibazo gikomeye kuruta ibindi. Icyo ni ikibazo kirahari kirumvikana, ariko ikitumvikana stile nubwo nemeranya nayo rwose kubyuvuze, kuki byaba kamere y'Abanyafurika. Nshimiwe tudahwema kubana ku kiganiro cyacu gitambuka buri munsi hano ku Neza G, naho nge muri kumwe ni Mr Nkusi. Imana ibaha amafaranga ibaninde umwaka n'amadeni. Ciao ciao.